Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gusora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gusora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi ngo ikintu cyose nshyizeho ujye uhita ukibonera ku gihe kandi bitakugoye. Ushaka kode tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa turi kumwe cyangwa se mu buryo bwa online, twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutanye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo urenze mu nsisiro ukahasanga ibyapa bibiri iburyo bwawe bimenyesha ko irangira ry'imirimo. Bitewe n'icyo ibyo byapa bimenyesha, wagenda kuhe muvuduko. Uri kugenda mu nzira nyabagendwa mu nsisiro ukahasanga bino byapa bibiri iburyo bwawe bikumenyesha ko hari irangira ry'imirimo mu nzira nyabagendwa. Ese wagenda kuhe muvuduko? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. A kilometero 70 mu isaha, B kilometero 50 mu isaha, C kilometero 40 mu isaha, D kilometero 80 mu isaha. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugihitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D kilometero 80 mu isaha. Ugeze mu nzira nyabagendwa ukasanga biriya byapa bikumenyesha ko hari irangira ry'imirimo, ugendera ku muvuduko munini. Rero ni kilometero 80 mu isaha, kubera ko bari kubwira ngo mu nzira nyabagendwa nta kibazo gihari, nta mirimo iri gukorwa, nta kibazo gihari. Ugenda rero ku muvuduko munini, kilometero 80 mu isaha. Ndakeka ko waramusamo D, ndizera ko waramusyandika ku papuro. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo iyo mu muhanda imirimo yihariye, ubugari butuma abayobozi bagomba kuva mu mwanya wabo usanzwe kugira ngo bakomeze urugendo. Ahategetswe kunyurwa hagaragazwa n'ikimenyetso gishyirwa aho imirimo irangirira ku ruhande rugenderwamo. Icyo kimenyetso kirangwa n'amabara akurikira: hari imirimo iri gukorwa mu nzira nyabagendwa. Aho mugomba kunyura bashyiraho ibimenyetso. Ese ibyo bimenyetso birangwa n'ayahe mabara? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. A ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru, B umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara, C umuzenguruko w'umutuku, ubuso mu ibara ryera, ikirango mu ibara ry'umutuku n'umukara, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni A ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Kubera iki? Kubera ko bakoresha ibyapa bitegeka, bakavuga ngo hano hari gukorerwa imirimo, icyerekezo gitegetswe kunyurwamo kati iburyo gusa, komeza imbere gusa, komeza imoso gusa, bitewe n'ahantu bashaka ko uri buze gukikirira iyo nkomyi. Ikindi badakoresha ibyo bitegeka, bakoresha icyapa kiranga kiba cyanditsemo ngo deviation. Icyo cyapa nacyo baragikoresha, kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Bari batubajije amabara, aba ari ubururu n'ikirango cy'umweru, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Ndakeka ko waramusitamo A, ndizera ko waramusyandika ku papuro. Ukeneye kode mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, ufatire kode aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga mudasobwa yo kugufasha gutegura ikizamini cyangwa se mudasobwa yo kugufasha mu kazi kawe ka buri munsi, twandike cyangwa duhamagare tuze tuyikwigishe mu gihe gito. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda mu buryo bwa online kuri telefoni cyangwa se turi kumwe uri mu mujyi wa Kigali, twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo icyapa cyerekana ko hari amabwiriza yihariye mu buryo bwo kugenda ku cyambu cyangwa ku kibuga cy'indege giteye ku buryo bukurikira. Giteye ku buhe buryo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro.
ishusho mpande eshatu, ubuso mu ibara ryera, ikirango kiri mu ibara ry'umukara. B ishusho mpande enye, ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. C ishusho y'uruziga mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Ishusho mpande enye, ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Murabizi icyo cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso buba busa ubururu, ikirango kiba kiri mu ibara ryera, kikubwira ko hari amabwiriza yihariye mu buryo bwo kugendera ku cyambu cyangwa se ku kibuga cy'indege. Ndakeka ko waramutamo B. Ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo uretse igihe hari amabwiriza yihariye akurikizwa muri ako karere, ikinyabiziga cyose gihagaze umwanya muto cyangwa munini, iyo gihagaze mu mwanya wo ku ruhande wagenewe abanyamaguru kugira ngo bashobore kugenda batagombye kunyura mu muhanda, umuyobozi agombye kubasigira akayira gafite byibura ibipimo bikurikira by'ubugari. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza. A metero imwe, B metero ebyiri, C metero 0.5. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A metero imwe. Ni ukuvuga ngo ikinyabiziga cyawe wagihagaritse hariya kwa ziriya nzira z'iruhande z'abanyamaguru, urumva baba bashobora guhita baza guca mu muhanda bakaza guteza umuvundo mu muhanda, bakaba babangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Rero kugira ngo bataza guteza umuvundo mu muhanda, iyo waparitse ikinyabiziga cyawe umwanya muto cyangwa munini, uba ugomba kubasigira akayira byibura gafite ibipimo by'ubugari bingana na metero imwe. Ndakeka ko waramutamo A. Ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Tari wahisemo, ndizera ko nikemuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo icyapa cyerekana ahantu hagenewe guhagararwamo n'imodoka nini zagenewe gutwara abantu kirangwa n'ubuso bw'amabara akurikira. Ese kino cyapa cyerekana ahantu hagenewe guhagararwamo n'imodoka nini zagenewe gutwara abantu kirangwa n'ubuso bw'amabara asate? Hano ibisubizo bine baduhaye. A ubururu, B umweru, C umutuku, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo kubera ko icyo cyapa kiba gifite ubuso busa n'icunga rihishije. Ndaza kugipostinga muri biriya bintu nkunda gupostinga. Rero kanda subscribe ngo ikintu cyose nshyizeho ujye urahita ukibonera ku gihe. Kiba gifite ubuso busa n'icunga rihishije, kigaragaza ahantu hagenewe guhagararwamo na ziriya modoka nini gusa. Impamvu mu Rwanda utajya ukibona nuko aho ziriya modoka nini zihagaze n'izi ntoya ziba zahahagarara. Niyo mpamvu hano duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ugomba kumenya ko kiba gifite ubuso busa n'icunga rihishije. Ndaza kugipostinga muri biriya bintu nkunda gupostinga. Ikintu busabwa ni ugukanda subscribe ngo ikintu cyose nshyizeho ujye urahita ukibonera ku gihe. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosorana kino kizamini, iki cyapa urabona gifite ishusho? Ese ni mpande eshatu? Ese ni uruziga cyangwa ni mpande enye? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Kuri buri kibazo tuba dufite ibisubizo bine. Hitamo kimwe. A umuhanda uzenguruka, B igice cy'umuhanda uzenguruka, C aho banyura bazengurutse, D ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C aho banyura bazengurutse. Kino cyapa nukibona uzagera imbere uhita ubona hariya haba hari rompuwe. Noneho ikintu ugomba kumenya kwa bino bibazo byerekeye ku byapa,
iyo bavuze ngo ibisubizo byose nibyo, nta na rimwe uzayigera ugihitamo ngo icyo cyabaye igiso cya nyacyo, kubera ko haba hagomba kuba harimo igisubizo kimwe cya nyacyo cyangwa se nta kirimo. Hano rero hari abantu bajya kubona bijya gusa bagahita bavuga ngo dide ngo ibisubizo byose nibyo. Oya, naho banyura bazengurutse umuhanda, uzenguruka ahantu hose hari ikoni uri kumva bahashyira kino cyapa? Oya, igice cy'umuhanda uzenguruka, igice cyose kirimo ikoni rizenguruka, urumva bashyiraho kino cyapa? Oya, bagishyira aho banyura bazengurutse, ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni rompwe. Ndakeka ko waramutamo se, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ku byerekeye kwerekana ibinyabiziga ni ukumurika kwabyo ndetse no kwerekana ihindura ry'ibyerekezo byabyo. Birabujijwe gukora andi matara cyangwa utugarurumuri uretse ibitegetswe, ariko ntibireba amatara akurikira. Ntibireba yahe matara? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe: A, amatara ndanga; B, amatara ari imbere mu modoka; C, amatara ndangaburumbarare; D, ibisubizo byose nibyo. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B, amatara ari imbere mu modoka. Birabujwe gukora andi matara ngo uvuge ngo ikinyabiziga cyanjye mbona gitatorosha mu ntera nifuza, reka njye mu igaraje nshyireho ibindi bitara bizajya bimurika kure. Biba bibujijwe. No gushyiraho utundi tugarurumuri biba bibujijwe uretse ibitegetswe, ariko ntibireba amatara ari imbere mu modoka. Ariya matara ari imbere mu modoka ushaka wajya uyahindura buri munsi, byo biba byemewe. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya munani kikabaza ngo uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza babwita ngo iki? A, feri y'urugendo; B, feri yo guhagarara umwanya munini; C, feri yo gutabara; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bimwe mu bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Iso cyukuri nta kindi ni C, feri yo gutabara. Niyo feri ikoreshwa mu gihe feri idakora neza. Noneho feri y'urugendo ni ya yindi ituma ikinyabiziga gihagarara ku buryo bubangutse nyabwo kandi bwizewe, uko imodoka yaba yikoreye kose, yaba igeze ahacuramye cyangwa se igeze ahaterera. Noneho feri yo guhagarara umwanya munini ni ya yindi birimo n'ubwo umuyobozi w'ikinyabiziga yaba atari mu kinyabiziga, ubwo gihagaze haba harimo feri yo guhagarara umwanya munini, ariko uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza bababwita feri yo gutabara. Ndizera ko ibyo bibazo bitatu babazaho nibaramuka bakojemo kimwe muri byo uzahita ugikora, kubera ko mba mbikubwiye hakiri kare kugira ngo uhure nabyo bifite amakuru uhita ubikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo uretse mu mijyi, ku yindi mihanda yegenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatarimo makuzungu ni ubuhe buremere? A, toni 10; B, toni 12; C, toni 16; D, toni 24. Hano urabona iso cyukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Iso cyukuri nta kindi ni C, toni 16. Kibuka ko toni ari urugero rw'uburemere, aho toni imwe iba ingana n'ibiro 1000. Ndakeka ko waramutamo C, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ubugari bw'imizigo yikoreye n'ibinyamitende 3 n'ubwikoreye n'ibinyamitende 4 bifite cyangwa bidafite moteri, kimwe n'ubwikoreye na romoroki zikoreye n'ibyo binyabiziga, ntishobora kurenza ibipimo bikurikira. Nabo ushobora kurenza ibihe bipimo: A, santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye; B, ikavuga ngo iki? Ubugari ntarengwa budakuka ni metero 2 na santimetero 50. C, ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A, santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye, na B ivuga ngo ubugari ntarengwa budakuka ni metero 2 na santimetero 50, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo,
aho byo biba bishatse kuvuga ngo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Wari wahisemo A iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Ko mu kibazo cyacu baduhayemo ibisubizo bya nyabyo bibiri. Ushaka kode tubwira akarere ushaka, itariki ushaka, n'isaha ushaka, tugufatire kode. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa, turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, kazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda bitakugoye. Twandikiye cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ikindi hari abantu bashaka kwiga igihe gito, umunsi umwe cyangwa ibiri, turi kumwe uragenda ugakora umunsi ukurikiyeho. Twandikiye cyangwa uduhamagare kuri iyo nimero tuze twigishe ujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda. Ikibazo cya 11 kibazo ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A hoteli, B ibitaro, C ahagenewe kugwa kajugujugu, D B na C ni ibisubizo by'ukuri. B ibitaro na C ahagenewe kugwa kajugujugu bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. We hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B ibitaro. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga iyo ukibonye ugiye kugera ahantu hari ibitaro. Kubera iki bashaka kukubwira ko ugiye kugera hafi y'ibitaro? Kugira ngo wirinde kuvuza amahoni. Ndakeka ko waramusamo B, ndizera ko waramusyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo buri modoka cyangwa buri rumaro kikuru niyo modoka bishobora kugira itara ry'icyatsi kibisi bituma umuyobozi yerekana ko yamenye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rigomba gushyirwa ahakurikira. Umuyobozi w'ikinyabiziga aguturutse inyuma akweretse ko ashaka kukudepasa, niko mubyita mu ndimi z'amahanga. Kugira ngo umwereke ko wabibonye, ukoresha itara risa n'icyatsi kibisi. Ariko si iryo tara rishyirwa he ku kinyabiziga cyawe? Nibyo bari kutubaza hano. Hitamo kimwe cy'ukuri. A hafi y'inguni y'ibumoso bw'ikinyabiziga, B inyuma hafi y'impera y'iburyo bw'ikinyabiziga, C inyuma hegereye inguni y'iburyo, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese icyakagombye kuba igisubizo cya nyacyo ni ikihe? Ubundi rishyirwa inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Ubundi igisubizo cy'ukuri cyakagombye kuba ino B, ariko bavuze ngo iburyo. Uretse kano kantu bahinduyemo bakavuga ngo iburyo, nibashyiraho ngo ibumoso uzahite ugihitamo, nicyo kizaba ari igisubizo cya nyacyo. Inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga, icyo nicyo kiraba ari igisubizo cya nyacyo nujya mu kizamini ugasanga nicyo bashyizemo. Ariko navuze ngo inyuma hafi y'impera y'iburyo bw'ikinyabiziga, niyo mpamvu duhisemo ko igisubizo cy'ukuri ari D. Niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ndizera ko usobanukiwe, ndizera ko baramutse bagihinduye wahita ugikora. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira icyerekana umuvuduko kiri aho umuyobozi areba neza kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza. Ibihe binyabiziga? Ibinyabiziga bifite umuvuduko nibura wa kilometero 60 mu saha. B ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu saha. C ikavuga ngo iki? C ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 30 mu saha. D ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 25 mu saha. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu saha biba bigomba kugira icyerekana umuvuduko kiri aho umuyobozi areba neza kandi kigahora cyitabwa, kubera ko kilometero 40 mu saha ni umuvuduko mwinshi. Ndakeka ko waramutamo B,
ndizera ko waramutse ucyandika ku gapapuro utari wahisemo neza ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo mu gihe telefone yawe ihamagaye utwaye imodoka wakora iki? Baraguhamagaye uri mu rugendo utwaye imodoka, uba ushobora gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Kwitaba cyangwa guhagarara ako kanya, B kutayitaba, C gushyira imodoka iruhande ukayitaba, D, B na C ni ibisubizo by'ukuri. B kutayitaba na C gushyira imodoka iruhande ukayitaba ni ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. We hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo maze kucyandika ku gapapuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C gushyira imodoka iruhande ukayitaba, kubera ko murabizi kuvugira kuri telefoni utwaye ikinyabiziga umuvuduko uwo ari wose waba utwayeho aho ariho hose waba ugeze birabujijwe, ugomba rero gushyira imodoka iruhande ukayitaba. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ni iki wakora mbere yuko uhindura icyerekezo? Wari uri kugenda wibagirwa akantu biba ngombwa ko ugiye gukata ugasubira inyuma. Ese ni iki wakora mbere yuko uhindura icyerekezo? Gutanga ikimenyetso cy'ukuboko no gukoresha amatara ndanga cyerekezo. B tegereze neza niba icyapa kikwemerera guhindura icyerekezo. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisobanuro cy'ukuri na B ikaba ari igisobanuro cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisobanuro cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Gutanga ikimenyetso cy'ukuboko no gukoresha amatara ndanga cyerekezo, ugacana ibinyoteri kugira ngo abandi bari gukoresha umuhanda baze kumenya icyerekezo ugiye kujyamo, ukitegereza neza niba hari icyapa kikwemerera guhindura icyerekezo, kubera ko haba ari ahantu ugera hakaba ari biriya byapa bibuza bivuga ngo birabujwe guhindukira. Rero ukitegereza neza niba hari ibyapa bikwemera kuba wahindura icyerekezo. Wari wahisemo A iba ari igisobanuro cy'ukuri ariko nta manota baguha, wari wahisemo B iba ari igisobanuro cy'ukuri ariko nta manota baguha, ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo mu gihe umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yambuka umuhanda yitwaje inkoni yera y'abatabona, hano ibisubizo bine badahitamo kimwe. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. B vuza ihoni ukomeze. C gabanya nurangiza ukomeze witonze. D ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni A, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. Uhita uhagarara kubera ko uwo muntu uri kwambuka umuhanda ntabwo ari kureba. Kuvuza ihoni ugakomeza, ushobora kuvuza ihoni ahubwo icyerekezo uri kujyamo akaba ari cyo agusangamo. Gabanya umuvuduko nurangiza ukomeze witonze. Oya, kubera ko ikinyabiziga n'ubundi kiba cyihuta ntiwakigereranya n'umuvuduko w'umuntu. Ibisubizo byose nibyo oya, ahubwo umuyobozi w'ikinyabiziga bagomba guhita afata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara, akareka uwo muntu akabanza akambuka, ukabona gukomeza urugendo rwawe. Ndizera ko waramusitamo A, ndizera ko waramuskiyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo imbere yawe iki cyapa kikubwiye iki? Ese imbere yawe iki cyapa kikubwiye iki? Ese wowe turi gukosorana kino kizamini, kino cyapa urabona gifitiye ishusho. Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, buso bw'ubururu, bicishemo imirongo ibiri itukura, ikoza akantu kameze nk'agakubo. Kikaba kikubwiye iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A, umuvuduko ntarengwa wemewe. B, iherezo ry'ibyo wabuzwaga. C, guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe. D, birabujijwe kuhinjira. Hano urabona igisobanuro cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Iyo ukibonye ahantu kibonye uba ubujijwe guhagarika ikinyabiziga cyawe, yaba umwanya muto cyangwa umwanya
munini, kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Ndizera ko waramutse se, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu. Ese amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu A ni meza kuko atuma ureba kure, B ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso, C akwizeza ko abandi bakubona, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko cyanya cyo umaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B. Ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. Amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. Ndizera ko waramutamo B. Ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki mu gihe anyuzweho n'ikindi kinyabiziga. Udepashijwe n'ikindi kinyabiziga, niko mubyita mu ndimi z'amahanga, ngo barakudepashije, ari byo twitwa twe mu kinyarwanda cyiza akunyuzeho. Ese ugomba gukora iki mu gihe ubonye ko hari undi muyobozi w'ikinyabiziga ukunyuzeho? A gukomezanya umuvuduko wari ufite, B kujya iburyo, C kujya ibumoso, D kongera umuvuduko. Hano uba ugomba gukora iki? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni A, gukomezanya umuvuduko wari ufite. Hari igihe umuyobozi w'ikinyabiziga kunyuraho ukagira ngo yarakwibukije kuri kugenda gahoro, nawe ugahita wongeza umuvuduko mugasa nkaho mugiye kujya mu masiganwa. Biriya biba byabateza ibyago kubera ko yagiye kukunyuraho abagiye mu ruhande rw'ibumoso rugenderwamo n'ibindi binyabiziga biri guturuka imbere yanyu. Rero ugomba gukomezanya umuvuduko wari ufite kugira ngo akudepase byihuse ahita agaruka iburyo, cyangwa se ukagabanya umuvuduko. Ubundi ukomezanya umuvuduko wari ufite cyangwa se ukagabanya umuvuduko kugira ngo asoze kudepasa mu gihe gito ahita agaruka iburyo adateje ibyago. Rero ntimujye mukora ari amakosa ngo ubone bakunyuzeho uhita wongeza umuvuduko nkaho ari we wari ukwibukije ko uri kugenda gahoro. B kujya iburyo, oya, ugiye iburyo waba ugiye kujya muri za ruhurura. Kujya ibumoso waba ugiye kumusanga ibumoso ugiye kumugongera. Kongera umuvuduko biba byabateza impanuka. Aho gukomezanya umuvuduko wari ufite cyangwa se ukagabanya umuvuduko. Ndakeka ko hano waramutamo A. Ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo ni ryari amatara ndangacyerekezo agomba kugaragazwa ku bandi bakoresha umuhanda. Hano hari ibisubizo bine baduhahitamo kimwe cy'ukuri. Agiye gusa ari ngombwa amenyesha ibindi binyabiziga bimukurikiye. Begeye gusa ari ngombwa kuburira abandi bayobozi bava mu kindi cyerekezo. Se mu gihe gikwiye ushaka kumenyesha abandi bakoresha umuhanda icyo ugiye gukora. Dekirese ahari ibimenyetso byo mu muhanda byerekana icyerekezo cyawe. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko icyo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C. Mu gihe gikwiye ushaka kumenyesha abandi bakoresha umuhanda icyo ugiye gukora, nibwo uhita ukoresha ano matara ndangacyerekezo. Bakubajije ngo ni ryari amatara ndangacyerekezo aba agomba kugaragazwa ku bandi bakoresha umuhanda. Amatara ndangacyerekezo nibyo mwebwe mwita ngo ni ibinyoteri. Ubu ushobora kubigaragariza abandi bari gukoresha umuhanda cyangwa inzira nyabagendwa mu gihe gikwiye ushaka kumenyesha abandi bari gukoresha umuhanda icyo ugiye gukora. Waba ugiye gukatira ibumoso ugahita ucana ibinyoteri by'ibumoso. Waba ugiye gukatira iburyo ugahita ucana ibinyoteri bamenye n'icyerekezo ugiye kujyamo. Waba ugiye guhagarara ugahita ucana ibinyoteri kugira ngo bamenye icyo ugiye gukora, utabateza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ndizera ko kino kizamini dukosoye hari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi mu kintu cyose nshyizeho ujye uhita ukibonera kugiye kuko ni icyatuma
ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda mbashyiriraho agenda abafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizamini. Ibyo byose iyo wakanze subscribe ujya urahita ubibonera ku gihe. Ushaka kode tubwira ubwoko bwa kode ushaka, ese niyo ku ruhushya rwa burundu kuri kategori cyangwa niyo ku ruhushya rw'agateganyo kuri provisoire, tugufatire kode mu gihe kitarenze iminota 2. Tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, waba ukeneye ko tuguha amahugurwa tukayaguha kugira ngo inugerwa uzakorere mu utsinda. Ukeneye kwiga mudasobwa yo kugufasha gutegura ikizamini neza cyangwa se mudasobwa yo kugufasha mu kazi kawe ka buri munsi, turaza tukayikwigisha mu gihe gito ukaba uyizi neza. Twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tuze tukwigishe mudasobwa. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda utubwira uburyo ushaka kwigamo, haba mu buryo bwa online, aho ni ku bantu bari kure cyangwa se bari hafi ariko bafite nk'akazi katabakunda ngo baze twigane mu ishuri, ndetse no kwigana turi kumwe, aho ni ku bantu barimo hano mu mujyi wa Kigali. Tuzaza twakwigisha mu gihe gito turi kumwe, kagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubibafashemo. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.